ntanga iyi message ijyanye n'abantu bagiye bagira gute bagiye bahagarika. Reka mbabwire mwa bantu aka kanya rwose murabona mukabona na amen, ariko Imana yampaye message irambwira ngo nintangarize abasengera mu itorero rya DP. Iki ntago ari igihe cyo kwicara, iki ntago ari igihe cyo kudamarara Imana, ariko ndagira ngo mutangarize ngo ngera wubure intwaro y'urugamba. Imana ishimwe. Yego aka kanya Uwiteka araje kandi aje gukora isaka, aje gusukura abantu baraje banduza inzu. Irangije ingendesha inyereka mu mabiro, inyereka mu bantu babatsindira amasoko. Imana irambwira ngo abantu ngo bazi ngo barafatishije, ariko abantu benshi bagiye guterwa n'ikintu cyitwa igihombo. Bagiye guterwa n'ikintu igihombo gikabije. Ubaze ko warapiganiwe isoko rihagaze miliyari, warangiza ukabura na miliyoni n'imwe. Kandi si ibyo gusa, aho ukajyanwa n'ahandi hantu. Yego bitewe n'iki? Ibabaye cyane. Imana inyeretse ibintu birakorerwa muri iyi si. Umushumba ni gute umushumba atinga undi? Ni gute umuhanuzi atinga undi? Ni gute umuririmbyi abana aririmba ariko batingana? Ni gute ikizira kinjiye ahera hima? Ngiye kubona ngo mboni nk'ishishe cyane. Iyo nkiraza ngo nabonaga yari icitse nk'ikiziriko cyangwa se kunama ngo gice yari icitse mu kiraro. Ngiza yirukanka ngimpagarara imbere. Irangije ngo imbonye irakubita agatwengigira gute iraseka. Ngirangije irambwira ngo yebaba we ngo kirerewe ngo harya ngo bagiye kwimika abagore. Nukuri kuyamamagaye. Iryo jwi ry'Imana raryumvise. Mbona niyo nkiri miragira gute iri miraseka ivuga ayo magambo. Ndangije ndayibaza ntese ibintu ni muravuga ni ibiki? Irangije iyo nkiravuga ngo mwebwe muzi ko ibintu muri gukora ari byo, ariko ngo ndaje ngo bagiye kubanza binyukwe bashishe. Rwose basenese uko abadamu mu macaci n'ahandi batimikwa pe. Abashumba rwose barahari turabazi bafite n'amavuta. Ariko ibyo ni ihame bafite uko nyine bahamagawe. Ariko DPR cyari ikizira kugira gute gusengera abagore. Tujye twumvikana. Nuko nangije iyo nkirambwira ngo reka nkubwize ukuri. Ngo abantu bazika ari amahoro. Ngo abantu bazi ko ari ibyiza. Ngo bigiye kubanza biho byiza pe. Bayobore neza rwose babona abagore barashoboye. Rwose bashake no kubasengera no kubupasteri n'ibiki rwose babishyire muri gahunda. Ariko nibwo noneho hagiye kuba imvururu itarigize kugira gute kubaho. Imana irambwira ngo mbwira abasenzi bazi gusenga. Tambwira ngo ni igihe ije kuvugana n'abagore. Kuganduka mwarabiretse. Nta kintu bitwaye, nta n'isoni biteye. Mwaragize gute mwarabiretse. Mwihaye mbene izindi titire zo hejuru. Kandi koko Imana ngiraje. Iraje benshi ije gutuma mugira gute murira mutakagombye kurira. Kandi abwira ngo dore Uwiteka Imana azanye guhora. Urabizi neza kuwajya guhagarara hari imbere abantu benshi bakarokoka. Ariko reba nawe ureba ukuri kwitwara. Urimo uragenda udandabirana mu muhanda, urimo uragenda ugenda ugwirirana. Uwiteka Imana azanye guhora. Imana ishimwe. Yemwe ndabatangariza ngo ni mube maso. Piganwa warigezemo bitewe n'abo wagambaniye. Fukama nkusengera Imana. Urabizi wa mushumba we ibyo wakoreye hariya muri biro urabizi neza. Fukama nkusabira Imana imbabazi, kuko ninjye Imana ihaye ubutwara akakanya bwo kugira ngo nkwingingire. Hamafite inzira y'ubusamo Uwiteka Imana agiye gucamo akabarengera. Babandi muhagaze mugasenga mukomeze gushyira ivi ryanyu mutingijwemo na bene wanyu. Babandi mwinjijwemo kubw'umugambi w'Uwiteka. Ndagira ngo nkubwire ngo aka kanya mu isi yabigaragara yibiriho turebesha n'amaso barabona bakabona ibyanyu byagize gute byararangiye. Ariko ndagutangariza ko ibyanyu bitigize bigira gute bitarangiye, ahubwo nibwo umurimo w'Imana ugize gute ugiye gukomeza ku buzima bwanyu. Amen. Haleluya. Kandi nicyo gihe mugiye kubaho neza. Hari ukuntu Uwiteka Imana ari mu madosiye, hari ukuntu Uwiteka Imana ari kubihindura. Nukuri mu mwanya muto nko guhumwa kwa kundi umuntu ahumbye agatakongera akagira gute akareba agasinzira. Gabane itandukanye
mwese mukamwumva ururimi ndi kuvuga ndabasuhuje ndabakunda kandi mbakundira uburyo mukomeza mukurikira ibiganiro byacu ariko kandi urugendo rw'ivugabutumwa go ruracyakomeje turacyari mu isi turabasaba kugira ngo mudufashe kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nubona ufashijwe ntukabyihererane ishyire kuri stati yawe wiposting ubyohereze n'abandi bose haleluya kugira ngo bamenye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uzabudufashije ivuga butumwa kandi Imana izaguha umugisha ngizo umugisha udasanzwe ndi kumwe n'umuntu w'Imana umwana w'Imana Claire n'umuhanuzi w'Imana Imana ihamagaye amen turi kumwe niwe tugiye kubana muri kano kanya Imana irabyemeye ko tugiye kubana we kandi Imana irabishimye ishimye yuko ifunguro dutunga ry'ubugingo ry'uyu munsi irinyuza muri haleluya Imana ishimye haleluya na mavuta rero Claire gubwa neza mu izina rya Yesu amen muraho neza Yesu Kristo yego rego haleluya Imana ishimwe haleluya Yesu haleluya Imana ishimwe ndagushimye notaya bene edra Imana ishimwe amina amina yego twaherukanaga Yesu Kristo rotaya bene edra uri tutelefama uri zigrere contre amina amen yego indamukanya y'abana b'Imana ni Yesu ashimwe amina ndabaramukije mu izina rya Yesu amina amen suhuza abera baduteze amatwi dukomeze dufashwe mu izina rya Yesu amina suhuza abera duteze amatwi navuga ngo Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba yego abera bari mu isi amahoro uyu ni yadufashije Marie Claire ndabaramukije mu kivandimwe ndavuze ngo amahoro y'Imana nabane namwe mbese muraho nubwo bikomeye nubwo biteye ubwoba ariko ndabizi neza kabera b'Imana bari kwizamu kandi bakomeje gusenga nta gucika intege ese muraho Claire ndabasuhuje ari urubyiruko ari abapapa ari abamama ndabayambiriye mu rukundo rw'Uwiteka mbese muraho Kristo akomeje kubitaho yego navuga ngo amahoro y'Imana nabane namwe ndabakunda kandi koko ndabakunda Claire abazaniye amagambo bakomeza mu rugendo Imana ishimwe mbese warucitse intege ibihumuriza byari bibuze ku buzima bwawe ndagutangariza ko ikiri gihe Uwiteka Imana aje kuguhorera kandi koko aje kugarura ibyawe byagize gute byajyanywe nk'umunyago amahoro y'Imana nabane namwe amina Imana igumugisha Claire kandi turishimye dushimye Imana yuko yakurinze natwe katurina twongeye guhura kuri uyu munsi izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro reka twinjire mu butumwa bwiza bw'uyu munsi Imana yashyize ku mutima wawe kandi ndabizi yuko tugiye kugubwa neza nshuti muvandimwe uduteze amatwi nguyu Claire tumugezeho yego bana natwe mu iki kiganiro dutangire dusozanye Imana iraguha umugisha amen tugiye kwa dusenga Imana Mana data wa twese uri mu ijuru urera kandi urakiranuka icyubahiro cyawe nta numwe muzagisangira ko warurikera n'iyi saha ni kuri ndagushimye kuko utajya udutererana ndagushimye ko utajya udusiga izina ryawe ni ryamamare mbonetse ku Musaraba TV mbanje kuzamurira isengesho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti andi majwi yose aceceke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti imiraba n'imiyaga bituze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti
Nazareti, mwuka wera w'Imana agenda akora imirimo n'ibitangaza. Mwuka wera w'Imana agenda yinjire mu nshuti, mu bakunzi b'Umusaraba TV, mu mitima aho bari banamutse. Mwuka wera w'Imana akayaga kiwe kongere kagende gasembura abagabo, kongere kagende gahembura abashumba, kongere kagende gahembura abanyamasengesho. No taya biene edraya uri tu telefomando uri zigrere contraire. Akayaga kawe kagende kongere kazana imbaraga mu bwoko bwawe. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Kandi ugiye gutega amatwi, haleluya, ijambo rigiye guca mu kanwa ka Claire, unyemerere uwari uri ku gisasiro cy'uburwayi uhereye aka kanya byuke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwamadeni, amakeredi, ibibazo byari byarembeje, akimara kumva ijambo Kristo ucishije mu mukozi we Claire, unyemerere asubizwe mu izina rya Yesu. Wari wabaswe n'ibyaha uhereye aka kanya akimara kumvira ijambo, Uwiteka Imana hindukire. Ndagushimye Kristo, tugiye gutangira, nyemera utangirane natwe. Turaritse Imana Umwana ndetse n'Umwuka Wera kugira ngo bizabe muri twebwe, kandi Nyiringabo Imana ukora imirimo n'ibitangaza. Iki kiganiro, iri jambo ryawe Mana rigere ku mpera z'isi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abafite connection n'ijuru, yaba yumva ururimi rw'Icyongereza, yaba ari Igifaransa, yaba ari Igiswahili, yaba ari Ikilatini, yaba ari urundi rurimi Mwami, kubwo gukominikana na Mwuka Wera w'Imana, yumve icyo Umwuka abwira amatorero. Ndagushimye topi ene etado biene ebraya tutayini shayini urizi grere contraire. Dukominikane mu buryo bw'Umwuka. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndagushimye Yesu kutangiranya natwe kandi uje gukora imirimo n'ibitangaza. Tegeka uganze, mbisabye nizeye izina rya Yesu Kristo wanesheje rimwe gusa. Amen, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Amina. Sawa. Reka dutangirane umuririmbyi, yego, mu gushimisha Imana, 194. Amina. Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwava he? Mubimbwire, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru. Kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Nizemera kw'ibirenge byawe biteguza, ikurinda ntabwihunikira nisinzira. Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso nisinzira. Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso nisinzira. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho. Ku manywa izuba ntirizakwica, ninjoro ukwezi ntuzaguti. Mugabo we, ku manywa izuba ntirizakwica, ninjoro ukwezi ntuzaguti. Mukobwa we, ku manywa izuba ntirizakwica, ninjoro ukwezi ntuzagutinya. Imana niyikurinda ibibi byose iteka, Imana niyirinda ubugingo bwawe neza. Izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. Ntugire ubwoba, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. Mubyeyi we, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. Amina. Sawa. Haleluya. Nagira ngo utangarize wowe uri mu bibazo, wowe uri mu bigeragezo, haleluya, ukabicamo wubaha izina
izina ry'Imana. Humura izakurinda amajya n'amaza. Witerwa ubwoba n'amagambo uri kumva hirya no hino, witerwa ubwoba n'urucantege uri kumva, ahubwo Uwiteka azakurinda amajya n'amaza. Niwemere kujya kwishanisha n'amahanga, niwemere kujya gusa n'abiki gihe. Haleluya! Iravuze ngo izakurinda amajya n'amaza. None no mu bihe bitagize gute bidashira, bivuze iki? Irimo iragucisha mu ibyo bibazo, ariko ifite ukuntu igiye kugira gute ije kugutabara. Amarira azashira, bana b'Imana mwe, Yesu dukorera azatunyuza ahacyamika we. Amarira azashira, bana b'Imana mwe, Yesu dukorera azatunyuza ahacyamika. Amarira azashira, wijya gutakira umuhisi n'umugenzi. Imana ishimwe, takira Yesu wenyine kuko ni umukozi w'iki w'umuhanga. Amarira azashira. Yigwira bizi kurarurira mu buriri, yegera bizi ko mu kazi urimo rwose uhuramo n'ibigeragezo, ariko igihe kimwe amarira azashira. Ayo marira nta kindi kiri kuyakuririsha, ni ukugira ngo Satani agukure mu byizerwa. Ariko ndagutangariza ko amarira azagira gute azashira. Bana b'Imana muri kuririra umurimo, amarira azagira gute yemwe azashira. Yesu dukorera erega hariya azatunyuza ahantu hagize gute ahacyamika. Imana itugirire neza, kandi koko Imana izatugirira neza. Amina. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya, ibice byaho ni 35 umurongo wa 3. Imana ishimwe. Turasoma n'uwa 4. Yesaya ibice byaho 35 umurongo wa 3 n'uwa 4. Yesaya ibice 35 duhere ku murongo wa 3 yego ndetse n'uwa 4. Mukomeze amava atentebutse, mukomeze amava asukuma. Yego. Mubwire abafite imitima itinya muti, mukomere ntimutinye. Yego. Dore Imana yanyu izazana guhora. Yego. Ariko kwitura kw'Imana izaza ibakize. Amen. Imana ishimwe. Iyo message ni yawe wowe ufite ukuri kubwiriza abantu b'Imana. Iyo message ni yawe ubona ubuzima ugezemo bwagize gute bwagucanze. Aravuze ngo nimukomeze bafite amazi agize gute asukuma. Reka dusome naza kuvangirwa mu ijambo ry'Imana. Yego, mukomeze amaboko atentebutse, mukomeze amavi asukuma. Haleluya. Abari gusukuma baracika intege bitewe n'ahantu umurimo uri, mbena bitewe n'ahantu yagomba kujya guteranira hari hafi yiwe, ariko bitewe n'ukuntu hari kure yaratentebutse ndetse amavi yagize gute yarasukumye. Ariko wowe ubasha kugerayo wibaciraho iki urubanza guvuga abantu baraguye, abantu bibigenza, ahubwo wagira gute bakomeze ubabwire ko kugenda urwo rugendo nta kintu bitwaye. Haleluya. Ubakomeze ubabwire ko gukora urwo rugendo Yesu arukoreramo ari urugendo rutagatifu. Imana ishimwe. Yesu aza gukirizamo uburwayi, Yesu aza gusubiriza abari bashonje bakarya, Yesu ari buza kugira gute gutanga amafaranga y'ishuri, Yesu ari buza gutangwa kubyara abari barabuze urubyaro bakagira gute bakabyara. Wowe wagiriye amahirwe yo kugenda urwo rugendo ujya gusenga, oya subizamo imbaraga abantu ubona bacitse intege bitewe n'ibiza, bitewe n'ibyo bahuye nabyo. Haleluya. Niko ijambo ry'Imana rigize gute ritubwiye ngo mubwire abafite imitima itinya muti mukomere. Abantu batinye ntabwo bakizera abakozi b'Imana. Abantu bitewe n'ibintu barahura nabyo batentebutse, baribaza ngo se ngo turaza kwemera nde, turaza kureka nde? Na Yesu ari Yesu umwana w'Imana yaraje, abantu batangira kugira gute kumwita amazina agize gute atandukanye. Yego, yakoze imirimo n'ibitangaza, yagize reka nkubwire wicika intege bitewe n'umuntu wakugezeho akakuriganya, wicibwa intege n'umuntu wakugezeho akagutwara ibyawe, ngo haracyari 7,000 bitaragira gute yewe bitarapfukamira Bayali. Abo ngabo barahari kandi bari mu bubiko bw'iki bw'Imana. Impamvu ibyo byakubayeho bakagutubura cyangwa se bakakurya ibyawe kwari ukugira ngo ukomere muri bintu bya Kristo. Aho ugeze nawe watanga ubuhamya, aho ugeze nawe hari icyo wavuga, kandi ijwi ryawe ukaburira ubundi bwoko bw'iki bw'Imana. Imana itugirire neza. Haleluya. Haleluya. Ngo abafite imitima itinya muti mukomere,
nimutinye dore imana yanyu izazana guhora ariko kwitura kw'imana izaza ibakize. Nimukomere imana iraza guhora. Umuntu yarakuragewe ntiwamusubiza, uratuza uraceceka. Ndagira ngo nkubwire ngo imana igiye kugira gute, igiye kuzana guhora. Wari diyakoni baraguhagarika utazi ukuntu bagize gute baguhagaritse mu murimo. Uwiteka imana agiye kuzana guhora. Imana ishimwe. Wari umushumba nyamara bizaho ngo gutya na gutya bagukuraho. Humura wica imanza zo mu mutima. Uwiteka imana agiye kugira gute, agiye kuzana guhora. Imana ishimwe. Warangiye umuntu akazi nkaho yakwituye neza, ahubwo azana amagambo menshi yo kugira gute yo kugusebya. Humura imana igiye kugira gute, igiye kuzana guhora ku buzima bwawe. Nyamara wasenganye n'abantu, imana ikubwira ko igiye kugutabara, imana ikubwira ko igiye kugirira neza, ahubwo basubira inyuma bajya kuzirika, ucika intege. Ndagira ngo nkubwire ngo iki ntabwo ari igihe cyo gucika intege, ni igihe cyo guhaguruka, kuko imana igiye kuzana guhora ku buzima bwawe, igiye kuguhorera. Imana ishimwe. Abana barigaga ukabona ubwenge rwose burahari, ariko nyamara ukabona ubwenge bwagize gute, bwaragiye. Humura witinda kuri bariya babikoze, ndetse ufite ibihamya n'ababikoze, ariko Uwiteka agiye kugira gute, agiye kuzana guhora. Imana ishimwe. Uwiteka agiye kuzana guhora. Wowe ntabwo wahora ngo byemere, wowe nta kintu wakwatura ngo byemere, wowe ntabwo wajya guhangana n'uriya wagukuje mu kazi, ariko Uwiteka imana agiye kugira gute, yewe agiye kuzana guhora. Wahagaritse kugira neza, kuko abantu benshi wagiriye neza baraguhindutse. Ndagira ngo utangarize ngo Uwiteka imana agiye kugira gute, agiye kuzana guhora mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ugeze mu gihe cyo gutega amaboko, nyamara wari uri mu gihe cyo gufasha. Humura, humura. Kandi ibyo byakozwe n'abana b'abantu kugira ngo bakugaraguze agati, kugira ngo usubire hasi. Ndagira ngo gutangarize ijambo ry'Imana rivuze ngo Uwiteka imana agiye kugira gute, agiye kuzana guhora. Imana ishimwe. Haleluya. Wicika intege. Iki ntabwo ari igihe cyo kujya hasi, iki ni igihe cyo kugira ngo mugire gute, mwubure intwaro zanyu z'urugamba. Imana ishimwe. Ntabwo nzi ahantu Bibiliya yawe wayishyize, sinzi ahantu wayitsimbye. Ese ko ufite ubwoba ibikomeye bitarakugeraho, genda ushize amanga, hagurukana Bibiliya yawe uyigendane, kuko ni intwaro. Witinya, Uwiteka imana agiye kuzana guhora. Imana itugirire neza. Abantu benshi muri iyi minsi ngo basigaye barimitse inda, n'abagisenga mu kuri no mu mwuka, ariko ndagira ngo mutangarize ngo ngera wubure intwaro y'urugamba. Imana ishimwe. Yego aka kanya Uwiteka araje, kandi aje gukora isaka, aje gusukura. Abantu baraje banduza inzu. Yego iyi nzu rwose yari imeze neza, yari isize amarange, ariyo kubw'ubugome bw'abantu baraza barayanduza, baraza basebya umurimo w'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo dore Uwiteka imana azanye guhora. Urabizi neza, urabizi neza ko wajya guhagarara hari imbere abantu benshi bakarokoka, ariko reba nawe urebe ukuri kwitwara. Urimo uragenda udandabirana mu muhanda, urimo uragenda ugenda ugwirirana. Uwiteka imana azanye guhora. Imana ishimwe. Yemwe ndabatangariza ngo ni mube maso, ndabatangariza ngo ni mube maso. Niki gitumye muhagarara kudusozi tw'utununga mufite amagambo? Iki ntabwo ari igihe cy'amagambo, iki ni igihe cyo gusenga, iki ni igihe cyo kubana n'Imana, iki ntabwo ari igihe cyo gucika intege, ntabwo ari igihe cyo guca imanza, cyo kujya kureba ngo runaka yaraguye. Oya, iki ni igihe cyo kugira ngo tuzamurane, tugize gute, dusengerana. Imana ishimwe. Niko ijambo ry'Imana rigize gute, rivuze. Haleluya. Ngo mukomeze amaboko atanyabutse, ngo mukomeze amavi asukuma. Oya, ntabwo ari igihe cyo kujya gucira imanza bariya baguye, si igihe cyo gucira imanza bariya. Nitubasengera, nitubasabira, Uwiteka imana arongera agaruke. Ijambo ry'Imana ngo hamagara noneho hari uwakumva. Nta wundi uwo mubera ninde wundi, ni Kristo. Hamagara, yewe muhamagarire, mwingingira Imana. Yewe ngingiri uramushumba, yego yinjiwe n'umwuka w'ubutinganyi. Nge nababaye cyane. Imana inyeretse ibintu birakorerwa muri iyi si. Umushumba ni gute umushumba atinga undi, ni gute umuhanuzi atinga undi,
ni gute urimo uravuga ngo ntabwo nzongera gusengana nawe, kandi n'igihe cyo kugira ngo umwiyegereze, kugira ngo umusengere, ya myuka mibi yagize gute yamwinjiye, ahari aho nutabaza ijuru rirongera rigere gute ryongere rimugarukeho. Imana idutabare kandi Imana itugirire neza. Naratangaye mbona ukuntu abantu barimo baribisha ikoranabuhanga, ariko ndagira ngo mbabwire ngo Uwiteka Imana araje, kandi koko araje, aje gushyiraho umuntu wese timayi, aje gupima. Uwiteka Imana araje, aravuga ngo urabikora nkakwikorera ukagira ngo mpanywe nawe. Ni ukuri si uko Uwiteka Imana atagira gute atari kukureba, ahubwo urimo urafata ukangisha abakozi b'Imana n'abandi bitewe n'ibyo wakoze, byarangiza bikagira gute bikakugarukira. Ni gute uri guhagarara mu nzira warangiza ukabyobya ubwoko bw'Imana. Uwiteka azanye guhora, niko Imana yambwiye. Yewe aharaho yego ubutumwa wabwumva ukongera ukagarukira Uwiteka. Yego winjiye n'umwuka wo gukora mu mabere y'abandi, kandi ibyo bintu ntabwo byajyaga bikubaho. Yego ntabwo ari igihe cyo kugira ngo uhita winjira no mu busambanyi, ahubwo ni igihe cyo kugira ngo ugaruke Uwiteka Imana aguhanagure iyo myanda bagusize ku maboko yawe. Oya amajwi ya Satani yikwinjirira akubwira ngo hoya ngo ntabwo bizemera ngo buriya amaze gucibwa iteka. Hoya hamagara hari uwakumva iri jwi ry'Uwiteka Imana ari kugereho, kandi Uwiteka yongera azagire gute agukuraho ngaho, kuko n'ahandi urimo urajya mu irimbukiro. Nimukomeze amaboko agize gute atendebutse, nimukomeze amavi agize gute asukuma. Oya kuba baragukuye ku bwarimu, kuba baragukuye ku bupasiteri, ntabwo ari ngombwa kugira ngo ujyaho no mihiti kubona. Ibuka ibintu wabwirije, ibuka amagambo wabwirije, ibuka abavuye mu busambanyi, ibuka abavuye mu businzi. None nawe koko kubera ko baguhagaritse ugiye kwitura kujya gukora amabi. Reka ntange iyi mesaje ijyanye n'aba bantu bagiye bagira gute bagiye bahagarika. Reka mbabwire mwa bantu, aka kanya rwose murabona mukabona na amen, ariko Imana yampaye mesaje irambwira ngo nintangarize abasengera mu itorero rya ADEPR. Iki ntabwo ari igihe cyo kwicara, iki ntabwo ari igihe cyo kudamarara. Imana itugirire neza kandi Imana igira gute idutabare. Ni igihe cyo kugira ngo abasenga mwongere mugire gute murambura akarago, mugire gute musenge. Nge nagize iyerekwa ngiye kubona ngo mbone nk'ishishe cyane, iyo nkiraza ngo nabonaga yari icitse nk'ikiziriko cyangwa se hakunaba ngo gice yari icitse mu kiraro, ngiza yirukanka ngimpagarara imbere. Irangije ngo imbonye irakubita agatwengigira gute iraseka. Ngirangije irambwira ngo yebaba we ngo kirerewe ngo harya ngo bagiye kwimika abagore. Ni ukuri kuyamamagaye. Iryo jwi ry'Imana raryumvise, mbona niyo nkirimo iragira gute irimo iraseka ivuga ayo magambo. Ndangije ndayibaza ntese ibintu urimo uravuga ni ibiki? Irangije iyo nkiravuga ngo mwebwe muzi ko ibintu muri gukora ari byo, ariko ngo ndaje ngo bagiye kubanza bimikwe bashishe rwose basenese. Uko abadamu mu macaci n'ahandi batimikwa pe, abashumba rwose barahari turabazi bafite n'amavuta, ariko ibyo ni ihame bafite uko nyine bahamagawe. Ariko ADEPR cyari ikizira kugira gute gusengera abagore. Tujye twumvikana, nuko n'amasengesho y'iminsi 2 ukavuga ngo rero Mana ngenda akora amasengesho y'iminsi 2 wamaze guhiga imbere y'Imana, wakora umwe ukumvurana niwe cyaha kirakujyaho, cyangwa se uragira gute nutajya gusukura ya masengesho uraba ufite urubanza kuki kuma. Niba naravuze ngo ngiyewe ubwanjye mu muhamagaro wanjye ni naturel, suko abastari badahabagarwa bafite amaherena rwahare uko ntago njye mu ibyo bintu nepo. Nuko yahamagawe nyine afite ayo maherena, yahamagawe nyine ameze uko nguko nyine. Njyewe kirare mpamagaranwa umwimerere wagakiza nuko nyine icyo nihaye nyine nuko ugena naturel, nukwambara ibigeze hasi, nubwo nyine ababyambara bose atari kubagira gute bakirizwa muri ya majipo maremare, nubwo afite naturel atari bakirizwa muri za naturel, nubwo arimo bafite udutambaro badakirizwa muri muri twa dutambaro. Muri indi gahunda navuze ngo buri muntu mwitorero abo wejejwe mw'iryo torero. Suko abashumba bakomeye b'abagore barahari pe,
kandi bayoboye umukumbi munini, ariko abantu barenze ku cyo bagize, ku muhigo bageze gute, basinye Imana cyangwa se bashyizweho, bamaze kuwushyiraho Uwiteka agira gute, ateraho kashe. Ibihe bya nyuma iyi satani cyangwa se umwuka wa satanike winjiye ufite amayeri agize gute akomeye, ku buryo wowe utapfa kugira gute kubisobanukirwa. Nari mvuze ngo iyerekwa nabonye mitanzaniraho izo ngero. Arangije iyo nkirambwira ngo reka nkubwize ukuri, ngo abantu bazi ko ari amahoro, ngo abantu bazi ko ari ibyiza, ngo bigiye kubanza bibeho byiza pe, bayobore neza rwose, babona abagore barashoboye rwose, bashake no kubasengera no ku bupasiteri n'ibiki rwose babishyire muri gahunda. Ngo ariko nibwo noneho hagiye kuba imvururu itarigize kugira gute kubaho. Imana irambwira ngo mbwira abasenzi bazi gusenga, amen, nuza kuvuga ngo narabanuye ku butoni, hoya, ndimo ndavuga iki Imana agize gute yambwiye. Imana irambwira ngo nibasengere uyu murimo kugira ngo Uwiteka Imana yongere agire gute agaruke. Suko ibizira bitahabereye, suko amahano atagize gute atahabereye, ariko kuko Uwiteka agifite umutima wo gukundira itora cyangwa se gukundira iri dini. Muri kumva neza abantu b'Imana abanyamasengesho, Imana yambwiye ngo ni musengere uyu murimo. Nukuri kwiyampamagaye bagiye kuyobora rwose, abone ngo ibintu babishoboye bimeze neza, ariko ngo nibwo amahano agiye kuza kuba hehe muri ADEPR. Abandi bahagaritse nk'aho bakumviye cyangwa se bakagendera ahubwo no barimo bararigera gute, ni bamwe na bamwe, ntabwo ari kari bose, barimo bararema uduco, barimo barareba nk'amakipe, kandi ngo ni igihe cyo kugira ngo basenge, bahuze umutima, ngo basengere umurimo kugira ngo Uwiteka Imana agire gute agaruke. Nubwo harimo bahagaritse, yego harimo abo Uwiteka Imana agiye kugarukaho mu bundi buryo. Imana idutaba ifite inzira y'ubusamo Uwiteka Imana agiye gucamo akabarengera. Babandi muhagaze mugasenga, mukomeze gushyira ivi ryanyu, mutingijwemo na bene wanyu, babandi mwinjijwemo kubw'umugambi w'Uwiteka. Ndagira ngo nkubwire ngo aka kanda mu isi yabigaragara y'ibiriho turebesha n'amaso, barabona bakabona ibyanyu byagize gute byararangiye, ariko ndagutangariza ko ibyanyu bitigize bigira gute bitarangiye, ahubwo nibwo umurimo w'Imana ugize gute ugiye gukomeza ku buzima bwanyu. Amen, haleluya. kandi nicyo gihe mugiye kubaho neza. Hari ukuntu Uwiteka Imana ari mu madosiye, hari ukuntu Uwiteka Imana ari kubihindura. Nukuri mu mwanya muto nko guhumwa kwa kundi umuntu ahumbye agatakongera akagira gute akareba agasinzira, niko mugiye gutungurwa n'Imana. Babandi mwimitswe n'Uwiteka, Imana yambwiye ngo ntago ari igihe cyo kugira ngo mifatanye na babandi, ngo ntimwumva bavuga ntimujye kuvuga nabo, kuko Uwiteka Imana nimara batekerezaho, arimo arubura dosiye, arimo arareba uko mwakoze umurimo, arimo arareba ko wa mwimerere mwawukomezanyije, arimo arareba ko mwatinye icyaha n'igisa nacyo. Uwiteka Imana agiye kugira gute agiye kubakarukaho. Yemwe bapasiteri, yemwe barimu mwe, mwebwe mwinjijwemo n'Uwiteka, Uwiteka Imana agiye kugira gute agiye kubagarukaho. Ariko Imana yambwiye ngo nimusengere abashiki banyu, abangaba bagize gute bari gusengera cyangwa bari gushyiraho. Nubwo bimeze bityo, akaduruvayi ko kagize gute kagiye ngo hagiye kuba gahe gatonya, ibintu bigende neza pe, abantu babone rwose bayoboye neza, ni mu mahoro. Ariko nko kwiyurika kamwe, ibigiye kuba bigize gute biteye ubwoba. Imana igire gute idutabare, kandi Imana igire gute itugirire neza. Ngo Imana igiye kuzana guhora kwayo. Imana irangije ingendesha inyereka mu mabiro, inyereka mu bantu babatsindira amasoko. Imana irambwira ngo abantu ngo bazi ngo barafatishije, ariko abantu benshi bagiye guterwa n'ikintu cyitwa igihombo, bagiye guterwa n'ikintu igihombo gikabije. Ubaze ko warapiganiwe isoko rihagaze miliyari, warangiza ukabura na miliyoni n'imwe. Kandi si ibyo gusa, aho bukajyanwa n'ahandi hantu. Yego, bitewe n'iki icyatumye itsindira iryo soko n'Uwiteka wenyine. Ariko nagiye kubona mbona abantu mwarapiganye kubera amafaranga arimo arabarya, mwo murajyana mu busambanyi, mwo muratera inda abandi, ngo muratuma abantu bakuramo amada, abakobwa inda babazimariye hehe mu matuwarete, abagore babandi inda mwo murazegeka ku bagabo, kandi izo nda atari iz'abagabo bana, kubera ko ari abagabo bana barangiza bakagira gute bakazibubikaho. Imana yambwiye ngo iraje ije gukura mu ibyo biro,
kuko niyo yagize gute yagushyize aho hantu. Ariko ukimara kuhagera wa muhanuzi wabiguhanura cyangwa se kundi Imana bikubwiye wahise utesha agaciro uhita ubikubita aho ngaho ugira ngo warafatishije. Yo nababonye muhagaze ahantu h'umuntu umwe na ya mafaranga ntayo ugize gute ntayo ufite. Imana irambwira ngo ni igihe ije kuvugana n'abagore. Kuganduka mwarabiretse, nta kintu bitwaye, nta n'isoni biteye. Mwaragize gute mwarabiretse, mwihaye mbene izindi titire zo hejuru. Kandi koko Imana ngiraje benshi ije gutuma mugira gute murira mutakagombye kurira, kandi ari igihe cyo kugira gute cyo guseka. Ngo mwihaye ubucakura bwinshi cyane. Uwiteka Imana ngagize gute araje, kandi koko ngo araje. Ushaka nace bugufi yongeragere gute asenge. Ntabwo bindimo ndabibwira abarokore gusa, ahubwo ndimo ndabibwira ingeri zose. Ushaka Uwiteka amushake bikigize gute bigishoboka kagira gute abonwa. Ugiye gushaka Imana uyibura bitewe n'ibihugiye kugira gute ugiye kwinjiramo. Halo, mbese mwanyumvishe? Yemwe mwanyumvise? Mwanyumvishe yemwe mwatsindiye amasoko mukumva ko mwafatishije? Oya. Gufatisha kwa mbere ni ugufatisha uri kumwe n'Uwiteka. Kugendana nawe Yesu, kugendana nawe Yesu n'amahirwe. Kugendana nawe Yesu, kugendana nawe Yesu n'amahirwe. Ayiwe ngeriya mwaragendanye akugiriraho umugisha. Esitari muragendana akugiriraho umugisha. Kugendana nawe Yesu, kugendana nawe Yesu n'amahirwe. Ayi kugendana nawe Yesu, kugendana nawe Yesu n'amahirwe. Kugendana nawe Yesu. Haleluya. Kugendana nawe Yesu n'amahirwe. Reka mbatangarize ko mu bucuruzi uri gukora bukomeye rwose, ndagira ngo utangarize ngo gendana na Yesu. No taya biene edraya uri tuterevamando uri sigrare contraire uri haleluya. Ndagira ngo gutangarize mu buyobozi wicayemo, yaba ari ubuyobozi bw'isengero, yaba ari ubuyobozi bw'ahangaha nyine mu isi turimo, ndagira ngo wicarane Yesu. Ufite Yesu uwo nguwo agiye kuba ashinganye. Ufite Yesu agiye kugira gute, agiye kugira agaciro. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ntago nzi ukuntu uri murumva buno butumwa. Hello, ntago mbizi ukuntu uri murumva buno butumwa, ariko ndagira ngo nkubwire ngo yego koko mu Kinyarwanda cyacu mugana vango umukobwa bumwe agatukisha bose. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo buno butumwa ntugire gute ntubutesha agaciro rwose. Nepo nabonye ibintu byinshi, abantu barubatse bageze ku iterambere, ariko harimo bayubatse batagiye kugira gute batagiye kuyaryamamo. Kandi pe barayubatse, barashyizemo amakaro, barashyizemo ibintu byose, baragize gute rwose pe. Ariko koko iyo nzu wubatse uyubatse mu kuri kw'Imana, uyubatse mu kuri kw'Imana, nta manyanga ari muri iyo nzu. Nawe wariganyije kubw'ubwo bwubatsi. Ndimo ndakubaza, Imana irimo iyo nzu ntuyitaho. Imana zizaza mwinjirane muri iyo nzu. Imana idutabare. Ni ukuri kwiyamamagaye. Imana iraje kandi iraje koko. Imana irongera irambwira ngo mbwire abanyamuhanga, ni igihe cyo kugira ngo musenge. Abantu ngo basigaye bariraritse, nuko numvise Muhanga ubwo Uwiteka afite icyo ari kubashakaho, ariko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ni musenge. Nagiye kugira reko mbona inzu Muhanga igize gute irahiye iragurumanye. Imana irambwira ngo icyo ni ikimenyetso cya mbere ngigiye kugira gute kigiye kubumburira ibintu byose Imana yavuze muri Muhanga. Imana yambwiye ngo abanyamasengesho bari Muhanga muri za Muhanga ni musenge, ni mube maso mugira gute musenge, kuko Muhanga yagize gute yabaye irimbukiro y'abahanuzi, yabaye irimbukiro y'abakozi b'Imana. Imana ibatabara. Kandi koko iyo nzira hari ibintu byinshi bigiye kugira gute bigiye gusohora. Imana kandi yagize gute yavuze. Imana irambwira ngo mbabwire ngo nimuhunge, nimugira gute yemwe nimuhunge. Ni ku Uwiteka Imana yagize gute yambwiye. Imana itugire no taya
uri tutarevomando urizigrara kontra. Ni igihe Uwiteka azanye guhora. Imana idutabare kandi Imana itugirire neza. Imana idutabare kandi itugirire neza. Haleluya. Imana idutabare kandi Imana igire gute itugirire neza. Ndashaka kugira ngo abantu bumvishe buno butumwa. Ntabwo ndibuze kubatindira. Ntabwo nzi ahantu uri. Muri biro urimo urabizi wagezemo wasambanye. Uce bugufi ngo usabire Imana imbabazi. Urabizi neza yego ibyo piganwa warigezemo bitewe n'abo wagambaniye. Pfukama nkusengera Imana. Urabizi wa mushumba we ibyo wakoreye hariya muri biro urabizi neza. Pfukama nkusabire Imana imbabazi. Kuko ninjye Imana ihaye ubutwara aka kanya bwo kugira ngo nkwingingire. Hamagara hari uwakumva. Urabizi neza ariko uraca bugufi wizeye kugiye gukira koko. Winje mu butinganyi nawe utazi ibyari byo. Kubera ko nuko nyine bagushutse barakubwira ngo dukore gute wishiduka wikutiye mu butinganyi. Pfukama mu izina rya Yesu musabire Imana imbabazi. No taya BN dry. Uri tutaravama. Uri zigara contre. Urabizi neza. Waragambanye umuntu uramufungisha. Urabizi neza ko kagambane kagize gute kabayeho. Wabuze naho wihanira bitewe n'ibyo wakoze. Pfukama nkusabire Imana imbabazi. Ariko pfukama uzi kugize gute ubikuye ku mutima. Hamagara hari uwaku. Iki ni igihe cyo kugira ngo twiyarure duhunge umujinya w'Imana. Reka mbabwize ukuri. Ugiye gushaka ahantu ujya wumvirijwe ry'Imana ugire gute uhabure. Yewe wakuyemo inda nyinshi igihe kirekire. Wabuze n'umwana bitewe n'ibyo wakoze umura waranyereye. Pfukama usaba Imana imbabazi musengere. Uwiteka Imana yongera kugaruke. Rutaya BN uri tutarevomando uri zigrara contre. Yego pfukama usabire Imana imbabazi. Uwiteka ntago yanga umunyabyaha ahubwo yanga icyaha. Pfukama ubikuye ku mutima ngusabire Imana imbabazi. Warariganyije wa mukozi w'Imana, wari umuhanuzi w'Imana, ariko kubera inda nini yateye uri muraca ibitambo ngaho ngo baguhe Bibiliya zingahe, ngaho ngo baguhereze imikeke ingahe, nubwo butiriganya usigaye ukora. Pfukama kakanya ngusabire Imana imbabazi. Pfukama ngusabire Imana imbabazi kandi ubikora bikuye ku mutima. Uwiteka Imana kugarukeho kuko ari gushaka abantu ashyira mu murima kugira ngo mugira gute musarure. Yego arimo arashaka abantu Uwiteka Imana agira gute ashyira mu murima kugira ngo mukore. Ako kubitewe n'ibyo mwakoze mufite ubwoba. Niki ni Satani urahangaha ameze nabi. Harimo arasenya ingo z'abashakanye. Harimo araza afite amayeri menshi cyane. Urabizi nawe barategura ibiryo basiga bategura nturi murarya. Uri murataha warakaye. Uwo ni umwuka wa gishitani wakwinjiriye. Pfukama nkusabire Imana imbabazi kandi wari umuririmbyi. Pfukama dusenga Imana. Imana itugirire neza. Nizo message Yesu yarampaye kugira ngo nkugezeho. Hamagara hari uwagira gute hari uwakumva. Imana iguha umugisha. Amen. Imana iguha umugisha cyane ku butumwa utambukije kandi tugiye kuguha umwanya usenga Imana, usengere abantu b'Imana ahari Uwiteka Imana yakongera akatugirira impuhwe. Ariko hari akabazo kamwe nashaka kubaza kugira ngo udusobanurire. Watubwiye yuko wabonye inka iri kuvuga. Kubera iki Imana yahisemo kwinka? Arivuga ko tuzi ko inka ikisobanura Imana yabaje mu isura y'inka. Kubera iki yahisemo kuza mu isura y'inka? Abantu tugira ngo dusobanurire neza kugira ngo bavyumve neza. Urumva haraho inka inanutse abari ikigeragezo. Iyo ku buryo yaje muri iyo sura ibyibushye ni kugaragaza nyine yaje igaragaza nyine ko abantu bagiye kurya nyine. Erega Imana icaho ishaka nepo. None se ntabwo uzikoresha amadubu, ntuzikoresha ibikeri, ikoresha amavubi. Imana inyuraho ishaka. Ikaza mu buryo bwayo igize gute ishaka. Iyo yanyeretse ko yaziye muri iyo nyine urumva haje iyo nka nyine muri iyo shusho. Izigize gute ibyibushye. Inyereka ngo abagiye kugira gute mbena bagiye kuryaho bashishe. Uri kumva neza? Ariko hanyuma ntibamara kuryaho gatoya bongere bagire gute bananuke barwane ibintu bibe cyane umurimo ukerewe. Ariko irangira ngo abantu niba amaso bakagira gute bagasenga. Uwiteka araza kugira gute araza gutabara umurimo. Araza kubagirira neza. Ubundi muri ubwo buryo urumva Imana ntago yashaka kubagira gute basengera abadamu.
bitewe ntabwo ibishyigikiye pe ndabivuga ngeze gute nshize amanga bitewe yuko bo mu gitabo cyabo ntabwo hari harimo kugira gute urumva ubundi aya n'amategeko bo bishyiriyeho ubwabo uri kumva neza ariko icyo ni cyo Uwiteka Imana aha agaciro tubyumvikane nabisobanura ndavuga ngo harimo abadamu bari ari abashumba harimo abapasiteri rwose ari barezera kandi Imana ibemera 100%. ariko icyo wiyemeje icyo ni cyo Uwiteka Imana agenderaho uko nguko komeza wa muhamagaro wawe niba naraje njyewe kirere naturel ni nkomezanye naturel simbone runaka yagenze kuri ngo caye gushyiraho amaherena ntago ariko kuntu nagize gute nahamagawe n'iki n'Imana bivuze ikireo hari ukuntu abantu barenga ku mategeko nyine umuntu akabaza agashyiraho amategeko yiwe ugakurikiza ayo mategeko y'umuntu ariko atari amategeko y'Imana rero niba wahize ukavuga ngo njyewe ma numa kano kazi umushahara wa mbere nzawufata muhereze runaka cyangwa nzawufata mujyane mu rusengero wa muhigo warawuhize cyakira cyakuriho warayabonye ntiwayatanga ahubwo gira gute uyajyana mu bindi icyakira cyakuriho nuko bimeze nuko Uwiteka Imana azanye iryo yerekwa abicishije mwiyo nka yego ibyo byose birasobanutse umuntu duteze amatwi akaba yumva ari cyatasobanukiwe atwandikiye muri comment cyangwa se aze guhamagara umukozi w'Imana ko agiye gutanga nimero ze kugira ngo amusobanurire ibirenze kuri ibyo ngibyo ushobora kandi no kumva yuko hari umutima uri guhata yuko ugomba kwatura kugira ngo wakire imbabazi nimba umutima ari kugutegeka kwatura umuhamagare kuko n'Imana inyujemo n'ubutumwa kugira ngo agusengere umutima n'ugutegeka kwatura rero umuhamagare wature ubyatuze akanwa kugira ngo Uwiteka Imana akugirire imbabazi reka tugusabe utanga nimero za telefone udusengera Imana nimero ni 078 53 10 311 078 53 10 311 ndashaka kugira ngo mbwire ba bantu umwuka w'Imana yahishuye aho uri pfukama dusenga Imana iki ntago ari igihe cyo guteba iki ntago ari igihe cyo kugira ngo ducenshure dushyire ku munzani ni igihe cyo kwitabara nanjye nigira gute nitabara ni igihe cyo kugira ngo witabare wa muntu we nanjye ngire gute nitabare kuko ubutumwa ni kuba mbutanze hari uko nitabaye nawe ugiye kwitabara uva mu cyaha ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha ni kugira gute ko kujijuka uri Imana yacu nziza wambaye icyubahiro no gukomera nawe kubanjirije kandi nta nuzaguheruka izina rye witwa ndiho aka kanya duciye bugufi twakoze ibyangwa n'amaso yawe twashyikira ubwiza bwawe nyemerera weze uru rubyiruko nyemerera weze abagabo nyemerera weze abadamu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ugera no kuri aba bari abashumba ugera no kuri abari ba mwarimu bacitse intege bakanamuka bitewe n'ibihe banyuzemo nyemerera imbabazi zawe zigaragare ku bwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti abangaba bakuyemo amada abangaba bagambanye nyemerera wongere ubeze mu izina rya Yesu yego wavuze ngo hamagara hari uwakumva duciye bugufi Imana nyemerera imbabazi zawe zururukira ku muntu uwo ari we wese mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ngice wanga icyaha ariko ntago wanga umunyabyaha ndatakambye Yesu ongera ugarure imbabazi zawe ku bwoko bwawe mu izina rya Yesu kubaririmbye imbabazi zawe zibururukire nyemerera mwuka wera w'Imana wururukira abantu bawe kandi utanga imbabazi ndagushimye Yesu kugiye gutabara mweretse abarwayi mweretse abafite ibibazo mweretse abanamutse bitewe n'impamvu z'ubuzima kugira ngo wongere ugaruke kuri bo wongere uhembure umurimo wawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turagushimye Yesu kugiye gutabara wongere ugaruke ku murimo wongere ugaruke muri ADPR wongere ugaruke kuri abadamu n'abakobwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ubahe kugira uko babyitwaramo neza ndagushimye mwami kuje gutabara kandi ukabuje kuturengera nanjye bisabye nizeye izina rya Yesu Kristo wanesheje rimwe gusa amen Imana iguhe umugisha murakoze cyane.